mushumba wa Israeli tega amatwi, wowe uyobora ubushyo garagaza uwuriwe, garagaza ububasha bwawe maze udutabare. Uhoraho mugabo w'ingabo dukundira ugaruke, urebe mu ijuru witegereze, maze utabara umuzabibu, urengere igishyitsi witereye. Ikiganza cyawe kizahora kirambuye kuri ya ntore, uwo mwana w'umuntu gukesha imbaraga, bityo ntazongere kuguhungaho, uzatubeshaho twiyambaza izina ryawe. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. amagambo yo mu nkuru nziza ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Bikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye ncyumva indamutso yawe,
umwana yisimbagizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Agasingizwa Kristo. Kuzirikana akanya gato cyane kuri iyi vanjiri no ku masomo yandi twumvise, isomo rya mbere, isomo rya kabiri ndetse na Zaburi twazirikanye. Bazirikana nk'uko natangiye mbivuga ukwizera, ariko ukwizera kubamo no kwicisha bugufi, kubamo no koroshya. Mariya twumvise, Bikira Mariya twumvise, ahora azi icyo Imana imugejejeho atari ukumumenyesha, atari ukumuha amakuru gusa ngo birangirire aho. Ahora ahubwo azi ko icyo Imana imugejejeho, icyo Imana imumenyesheje, ahamagarirwa gutuma cyera imbuto, kukibyaza imbuto, kugira umugambi agikuramo, kugira icyo akurikizaho ahereye ku ijambo Nyagasani aba yamubwiye. Iki gihe yajyaga kureba Elizabeti hari hashize akanya gato cyangwa igihe gito cyane, marayika Gaburiyeli aje aramusanga, aramubwira, twibuka ibyo yamubwiye ko yaramubwiye ko agiye gusama inda, akazabyara umuhungu uzategeka umuryango wa Isiraheli, ingoma ye ntizashira. Ariko kinini amubwiye gitumye haguruka ni uko yamubwiye ati, dore na Elizabeti mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru, kandi ubundi yitwaga ingumba, ku kwezi kubaye ukwa gatandatu. Iryo jambo yumvise, ayo makuru abwiwe atarazwi, ntabwo ayihererana, ntabwo yaherana, ahubwo bituma yumva hari icyo agomba gukora. Ijambo Imana imubwiye rimwereka ko hari icyo agomba gukora. Ese twebwe ijambo twumvanye Imana rijya rituma hari icyo twumva twakora? Rijya rituma hari aho twumva twava wenda hatari hakwiye, cyangwa hatari heza, cyangwa wenda hari heza ariko bitari cyane, tukaba twafata umugambi tukagira icyo dukora, tukagira aho tugana heza kurushaho? Mariya we yarabyumvise, yumva ko atari amakuru Imana ishaka kumuha, ahubwo n'ayo makuru yego, ariko yashakaga, yumva ko hari icyo agomba kujya gukorera Elizabeti. Akimara kumva ko Elizabeti atwite, hashize amezi 6 asamye, ntiyitaye cyane ku bye, nawe yari agiye gusama, ahubwo iryo jambo yaramenye ryaramuhagurukije ngo ajye gukora igikorwa cy'urukundo, ajye gukora igikorwa cyo gufasha, agenda adatindiganyije. Ngo Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ntabwo yatinze, yumva byihutirwa, kandi agenda yishimye. Igihe twumvise ijambo rya Nyagasani, ntabwo tugomba gutinda, ahubwo duhamagarirwa kumva ko byihutirwa. Na Yezu yagiye abibwira abigishwa be ati, ntimutinde mu mayira muramukanya, mubazanya amakuru. Muramukanya ni ukuvuga ko yifuzaga ko batatinda mu nzira, kuko ubutumwa bwihutirwa. Mariya yarahagurutse agenda yihuta, kuko ubutumwa Nyagasani aduha buhora bwihutirwa, kandi dusabwa kubukora twishimye. N'igihe tuburimo tukaba twishimye, n'igihe tuburangije bwo byanze bikunze, iyo wabukoze neza, iyo wakoze icyo Nyagasani aguhamagarira gukora, ubisoza wumva wishimye. Muribuka Yezu yohereza abigishwa 72 mu butumwa, ngo bagarutse bishimye, kuko ubutumwa bwanze cyangwa bwashobotse. Ngo roho mbi zatwumviraga, ngo twabonaga twirukanaga sekibi, tukabona ari umugana, uko bagiye babivuga. Ngo bagarutse bishimye, kuko ibyo Nyagasani yari yabatumye babikoze bigakunda. Kandi ni Nyagasani ubashoboza. Iyo Nyagasani yagushoboje, byanze bikunze utahana ibyo wakoze, umurimo wakoze, akazi wakoze
uko wabaniye abandi byanze bikunze bigutera ibyishimo. Ntekereza ko ntawe urakora neza ngo yumve biramubabaje. Iyo wakoze neza wumva wishimye. Niyo waba tuvuge wafashije umuntu amafaranga ukaba wayamaze mu mufuka, ariko uba wumva mu mutima wawe ufite akanyamuneza kuko wagize uwo ufasha kwirirwa ariye. Mariya rero ntiyanagiye avuga ibye, no kwicisha bugufi tugezeho. Ntabwo yagiye avuga ibye arata ngo njyewe marayika yangendereye, kandi yambwiye ko rya sezerano ryari ryaragiwe umuryango wa Isiraheli, ko muri Isiraheli mu muryango wa Yuda hazavuka umukiza. Ntabwo yagiye abwira Elizabeti ati ni uzi ko ari njyewe Imana yaje ikabimbwira ko ari njye iryo sezerano rizanyuraho. Ntabwo yagiye avuga atyo, yaragiye we yagombaga gukora icyo agomba gukora. Ahubwo Elizabeti amenya ibyabaye kuri Mariya muri iyo minsi. Roho Mutagatifu amubwira ibyabaye kuri Mariya. Mariya aca bugufi rero, yabwiye inkuru ikomeye ariko ariyoroshya, ayitwara yiyoroheje. Na Elizabeti yakirana ibyishimo Nyagasani amutumyeho mu bwiyoroshye, mu kwicisha bugufi mu ibanga. N'ibi ngibi byaranze aba babyeyi bombi: ubwiyoroshye, kwicisha bugufi n'ibanga. Nka Mariya natwe dusabwa guhaguruka, dusabwa kugenda, guhaguruka natwe tukagenda. Ntibivuga ngo ntera intambwe cyangwa mfate imodoka njya aha n'aha, ahubwo nsabwa ko aho narindi, ubuzima narindimo, uko narindi bivaho, hanyuma nkagira indi mibereho, nkatangaza, nkamenyesha abandi, cyangwa n'ubuzima bwanjye ubwanjye uko nitwara bigatuma abandi bagira icyo bahindukaho. Twamenye Yezu Kristo, abenshi twamenye Yezu Kristo, abakristo ubwo nibo ndi kuvuga. Twamenye Yezu Kristo, twemereye Yezu Kristo gutura muri twe. Kenshi tumubwira ko twifuza ko icyo ashaka ari cyo gikorwa, no mu kanya turabivuga. Icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Kenshi turabimubwira ko dushaka ko atura mu buzima bwacu, ibikorwa bye ari byo byaba mu buzima bwacu. Hari n'abandi rero bataramenya Yezu Kristo. Hari abamwirengagiza, hari abamwibagirwa, hari abamuretse ku bushake kubera byinshi bibatwara bibahibikanya. Twebwe rero adutuyemo, tumuhabwa mu ijambo rye aratubwira, araza akaduturamo mu masakramentu ye, araza akaduturamo cyane cyane mu isakramentu ry'Ukarisitiya turihawe. Turaturanye, atuye muri twe. Navuga ngo natwe turamutwite, ari muri twe, natwe turamutwite. Nyagasani Yezu Kristo, natwe tugenze nka Mariya, tujyane inkuru nziza, dushyira abandi inkuru nziza, dushyira abandi Yezu uri muri twe, uzadusanga mu ijambo rye, uzadusanga mu masakramentu duhabwa. Ariko tubikore mu bwiyoroshye, mu kwicisha bugufi, mu kutikuza. Umunsi wa Noheli nugera, hari uwo wagezeho, wenda hari uwakurebye akabona ko hari uko wari uri, ukaba wahindutse, ukaba wari umwana mubi none wabaye umwana mwiza. Umunsi wa Noheli nugera byahindutse, icyo gihe wakubonye nawe hari icyo bizamuhinduraho. Icyo gihe uzaba wamubyariye nawe umukiza. Noheli izaba yabaye inkuru nziza kuri wowe ndetse no kuri uwo wakubonye. Natwe rero tube abizera nka Mariya. Mariya arizera. Abakera, abakurambere bacu mu kwemera bakomeje kwizera iby'Imana yabasezeranyije ko bizaba. Banabisubiragamo kenshi. Ari Elizabeti abisubiyemo, ari Zakariya yaranabiririmbye cya gihe Yohani Batista amaze kuvuka. Yasingizwe Nyagasani Imana wa Isiraheli, kuko yasuye umuryango we akawucungura, nk'uko bari barabisezeranyije abakurambere bacu. Na Mariya yarabivuze, na Ana na Simewoni barabivuze, kuko bari bizeye, bahoraga babisubiramo bati dutegereje icyo Imana yasezeranyije. Bagize rero ukwemera n'ukwizera nk'ibyo umuhanuzi Mika yavugaga mu isomo rya mbere, kuzavuka avukiye i Betelehemu. Niyo mpamvu rero y'ibyishimo kuri bo no kuri twe, kuko Imana ije guhura natwe, kandi ihura natwe mu bwiyoroshye. Umugore
witwaga ingumba mu bwiyoroshye nyine, umugore witwaga ingumba, ubwo ni Elizabeti, ndetse n'abandi babanza nka Ana nyina wa Samweli, nawe nuko nguko bamwitaga, baramuhaye urw'amenyo, bahora bamutesha umutwe. Mu bwicishe bugufi nanone umwana nicyo Imana nanone yagiye yigaragazamo, Imana ikigaragariza mu mwana mutoya nka Mariya utari wakageza imyaka 17, umusaza nawe w'umunyantege nke, umuherezabitambo, umukobwa muto, umukecuru, umwana w'Imana wiyoroheje. Ibi byose bigaragaza ukwicisha bugufi. Ntabwo Imana ihitamo cyane umuntu w'ibigango cyangwa ufite imbaraga, buri gihe iza yicishije bugufi kugira ngo buri wese ayisanzureho. Niko tunaririmba ku munsi wa Noheli, yaje yicishije bugufi, avukira mu kiraro kugira ngo tutamutinya. Abangaba rero nibo baciye bugufi, nibo anyuzaho inkuru iremereye. Yanyujije kuri Mariya inkuru iremereye, yanyujije kuri Elizabeti inkuru iremereye. Nuko Imana ikora, natwe duhamagarirwa kugenza dutyo, guca bugufi. Iki ni icyumweru rero kitubwira ukoroshya, ni icyumweru kitubwira uguca bugufi. Nubwo Imana iba yifuza kudukoresha ibikomeye, ariko yifuza ko naca bugufi kugira ngo inyuzeho ibyo bikomeye. Dusabirane rero ukoroshya. Twasomye ivanjiri ya Mariya ajya gusuhuza Elizabeti mutagatifu, iryo yibukiro turasubiza ngo dusabe inema yo gukundana. Dusabe rero iyo ngabire y'ukoroshya, dusabe n'ingabire yo gukundana hagati yacu n'abavandimwe bacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Maguruke tuvugire hamwe amagambo agize indangakwemera yacu. Nemera Imana imwe, Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nemera na Nyagasani umwe, Yezu Kristu, umwana w'ikinege w'Imana. Mbere ya byose Imana Data yari isanzwe imubyaye, ni Imana ikomoka ku Mana, ni urumuri rukomoka ku rumuri, ni Imana nyakuri ikomoka ku Mana nyakuri. Yarabyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na Se, niwe byose bikesha kubaho. Cyatumye amanuka mu ijuru, ni twebwe abantu, no kugira ngo dukire. Yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, nuko aba umuntu. Yabambwe ku musaraba ari twagirira, ku ngoma ya Ponsiyo Pilato. Niho yababaye, arapfa, maze arahambwa. Nuko ku munsi wa gatatu arazuka, nk'uko byari byaranditswe, maze azamuka ajya mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana Data, kandi azagarukana ikuzo gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ingoma yizahoraho iteka. Nemera na Roho Mutagatifu, Nyagasani utanga ubugingo, uturuka ku Mana Data na Mwana, arasengwa agasingizwa, hamwe n'Imana Data na Mwana, niwe wabwirije abahanuzi ibyo bavuze. Nemera na Kiliziya imwe ntagatifu gatolika, kandi ishingiye ku ntumwa. Ndahamya ko batisima ari imwe, ikiza abantu ibyaha, kandi ntegereje izuka ry'abapfuye n'ubugingo bwo mu gihe kizaza. Amen. Bavandimwe, tutakirebere abateraniye hano bose bategereje ukuza kwa Kristo. Ituro ry'umubiri we n'amaraso ye ribatere gukora iteka icyo Imana ishaka. Mana yacu, kubera impuhwe zawe washatse ko umubyeyi aba ari we uzatubera intangiriro y'umukiro. Duhe twese gusaba ibyo yemeye, ari byo kwakira uwo wamuhaye, Yezu Kristo wacu. Amen. Kubaho agateka iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Tuyerekeje kuri Nyagasani. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratukwiriye.
kuko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ngo tugushimire iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose, ugahoraho iteka ku bwa Kristu umwami wacu. Ari we abahanuzi bose bahanuye bamurata, Mubyeyi Bikira Mariya akamwakirana urukundo rutagereranywa. Yohani Batista akamamaza ko yegereje, kandi akamwerekana aho amariye kuza. Ni nawe kandi uduhaye kwitegurana ibyishimiye iwe ry'ukuvuka kwe, kugira ngo azasange turi maso dushishikariye gusenga, kandi duhimbajwe n'ibisingizo bimurata. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'imitwe kandi yose y'ingabo zo mu ijuru, tukaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: Nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose, none duterambere dufitanye Kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutse akavumba abapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero mubyeyi wacu, turagusaba tumwisunze, usakaze roho kuri aya maturo maze yatagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugazwa bana n'ufuka ubushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko yohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nuko yari amaze kubigenza, barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira, nuko yohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi izahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose, kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora ibe urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa, ibiremwa byose ntibirata izina ryawe Nyagasani. Urupfu rwawe turarwamamaza,
none rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kushengera tukaguhereza amaturo kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe wasangiwe n'amaraso bya Kristo uwo mutagatifu duhuze twunga ubumwe nyagasani wibuke kiliziya yawe igiye ku isi hose uhegure icyambere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe umurimo wa Itari bose nyagasani wibuke kandi abavandimwe bacu bagushimira kandi bagusaba ngo bakomeze ubane nabo abakorera hano ndetse n'imiryango yabo n'inshuti zabo barakwiyeguriye bose ngo bagukorere iteka ubafashe guhora bakwerekeje umutima n'ubwenge byabo kandi igihe cyose bajye basinga izina ryawe wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe maze wakire mu nuriro guturukaho turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana Yosefu mutagatifu intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuzwe byagiye bisimburana hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yezu Kristo umwana wawe dawe Imana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe hora bisimburana iteka amen uko twabwirijwe n'umukiza akabidutegeka akabitwigisha tuvugire hamwe tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe igere hose ushaka rikorwe munsi nk'uko rikorwa mu ijuru ifunguro ridutungurire none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose bihe turimo bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo nyagasani Yezu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo uhite kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe ihe amahoro kandi wumbire mu bumwe wowe ubaho ugateka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasani nimwifurizanye amahoro
hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Zakuzwe tugeze umwanya wo guhazwa. Tuributsa ko hahazwa abakristo gatolika gusa, nabo babihariwe amasakaramentu. Murakoze. Mana ishobora byose, turakwinginze twebwe umaze guha ingwate y'ubugingo bw'iteka, ko tugenda twegera umunsi mukuru w'agakiza kacu, aba ari nako turushaho gushishikarira guhimbaza ku buryo bukwiye iyobera ry'ukuvuka k'umwana wawe, ubaho agateka iteka ryose. mwe mwemera ku mwana w'ikinege w'Imana yaje mu bantu, mukaba mutegereje ukuza kweje ikuzo. Mana ishobora byose kandi igira impuhwe, nibatagatifurishe umucyo w'urumuri rw'uwo mwana wayo ugiye kuza, maze ibasesekaze umugisha wayo. Muri urugendo mukiri ku isi, nibagire ndatsimburwa mu kwemera, baye gushimishwa no kwizera mwifitemo no kuba ingirakamaro mu bitewe n'urukundo, kugira ngo mwe abishimiye kwakirana ubwuzu umucunguzi wacu ugiye kuza muri kamere muntu, muzashobore kumusanganira igihe azaza bwa kabiri uje ikuzo, mukazahabwa ibihembo by'ubugingo buhoraho iteka. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
imujyana amahoro ya Kristo. Ugire icyumweru cyiza.